twongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana. Tugarutse mu kiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi. Birashoboka ko hari inzozi warose uziburira ubusobanuro. Abantu benshi bagiye batuvugisha kugira ngo tubafashe gusobanurira inzozi, abo twarabuze umwanya wabo wo kugira ngo tubasobanurire inzozi batubabarire, ariko byari byaratewe n'akazi kenshi twagize ko mu buryo busanzwe. Kandi tubibutsa ko na Paulo nawe yajyaga ajya kuboha amahema iyo byabaga ngombwa. So rero uyu mwanya turi mu kiganiro cyo kurota, cyo gusobanura inzozi. Uyu munsi tuje kuvuga ku muntu wese warose inzuki, uburyo bwose waba warazirosemo. Ibyo nibyo bintu tuje gusobanura. Rero niba ufite ukuntu warose inzuki, ndakwibutsa ko uburyo wazirosemo bishobora kuba ari byiza, cyane cyane ko ibingana na 90% byo kurota inzuki biba ari byiza. Wenda n'10% nibyo bishobora kuba ari bibi, ariko 90 hafi na 5% byose bijyanye no kurota inzuki ni ibintu byiza. Rero niba inzuki hari uburyo wazirosemo, ndaje ngubwire icyo bisobanura. Kandi tubibutsa ko umuntu wese warose inzozi Imana iba yavuganye nawe. Imana ivugana na buri muntu wese, gusa hari ikintu none mukwiye gusobanukirwa, nuko inzozi zose turota ntabwo biba bisobanuye ko ari iyerekwa. So ushobora kurota inzozi bitewe n'ibyo umazemo iminsi, bitewe n'ibyo wiriwemo. Ibyo rero ntituzabihuze no kwerekwa cyangwa se no kuvugana n'Imana. Ariko nanone hari inzozi ziba ziturutse ku Uwiteka, Ndashaka kubabwira rero inzozi zose zijyanye no kurota inzuki n'ubuki. Niba wararose ubuki, niba wararose inzuki, ibyo bintu byombi bifite icyo bisobanura, kandi bifite ibyo bisobanura mu buryo butandukanye. So rero nurota inzuki, ukarota inzuki zikurya, ukarota inzuki ziraje zigukoraniyeho zirakuriye, icyo gihe bivuze yuko ugiye guhura n'ikigeragezo gikomeye, cyane cyane cy'amagambo. Ikindi cya kabiri, ushobora kuba ugiye guhura n'uruhurirane rw'utubazo, bitari ibibazo bigoye binini cyane, ariko rukuntu ufite utubazo twinshi, cyangwa se n'urugero ukagira, wenda n'urugero ukaba ufite nk'ikibazo cy'utudenideni. Urugero, umuntu ashobora kuba afite ikibazo cy'ideni rya miliyoni 10 par exemple, ariko wowe ukaba ufite ideni ry'amafaranga 200,000, ariko rikakuvuna cyane kurusha wa muntu ufite ikibazo cya miliyoni 10. Kubera iki? Urugero rwa hafi, uyu wa miliyoni 10 we ashobora kuba ari kwishyuzwa na banki. Urumva ko ni source imwe y'umuntu uri kumwishyuza. Ariko uyu muntu w'200,000 ugasanga ntabwo ari 200,000 biri ahantu hamwe, ni 200,000. Umukozi wo mu rugo amurimo 10, kuri butike yafashe inyanya zangahe, ku yindi butike yafashe angahe, hari uwo yagujije 5. None ugasanga n'utudeni twinshi. Ni ukuvuga ngo ushobora kurota inzuki, ubwo biba bisobanuye yuko ari uruhurirane rw'utubazo twinshi dutandukanye tukuriho, cyangwa se tw'utudeni dutandukanye twinshi. Tuba ari utuntu wenda bitari binini, ariko twinshi cyane, twinshi, utudeni twa make. Ugasanga umuntu murimo ibiceri 500, umuntu urimo 1,000, undi umurimo 5, undi murimo 15, undi murimo 20, kuri butike nyine ugasanga n'utuntu tw'uruhurirane rwinshi. Icyo gihe rero ushobora kurota inzuki zikurya, cyangwa se ushobora no kuba utabirimo, ariko ari ibihe ugiye kwinjiramo byo kuribwa n'inzuki. Abantu watambuka muri 5 m bakubwira ati waduhaye bya bindi bakwishyuza, watambuka mu zindi 5 m ati ariko ko iminsi waduhaye ko yarenze, cyangwa se bakaba bagiye kukuvuga n'amagambo abagiye kukuzaho cyane. Noneho rero ushobora kuzirota mu buryo bubiri. Cya mbere, ushobora kuzirota izo nzuki zirimo kukurya ukabyimbirwa cyane. Biba bivuze yuko abantu bazakuvuga, kwihangana bikakunanira. Noneho ayo magambo biba bivuze yuko
azagusigira ibikomere, azasiga agukomerekeje. Niba urose ukarota ubyimbigana, biba bivuze ko ari amagambo azakugiraho efe positive, azakuvuna kugera ku rwego azasiga agukomerekeje. Rero iyo bikuriye, iyo urose zikurya ariko ntubyimbirwe, ni konterere yabyo. Kuvuga ngo ni amagambo, ni utubazo tuzaza tukagukubitaho, ariko tugasanga umeze nga ya nzu yubatswe ku rutare Yesu yavuze ngo byose biyikubitaho, ngo ariko ngo isigara ihagaze ntacyo yabaye, ngo kubera ko yari yubatse ku rutare. Ni kuvuga ngo ni utuntu twinshi, ni ubugeragezo bwinshi, ni amagambo bwinshi, ibyo byose bizaza bigakubita, bigasa nk'amazi akubitwa ku rutare agahunguka. Nurota ukarota inzuki, ariko ukarota za nzoki zirimo gukora ubuki, biba bivuze yuko ugiye kwinjira mu bihe by'intsinzi n'umunezero. Niba urose ukarota inzuki zirimo guforoma ubuki, biba bivuze ko ugiye kwinjira mu bihe by'intsinzi, byo gutsinda, ndetse no mu bihe by'umunezero. Nurota ukarota inzuki uzifashe mu ntoki zawe, mu biganza byawe, biba bisobanuye ko ugiye guhura n'amahirwe ndetse n'imigisha itandukanye, itari myinshi nyine. Uvuga ngo tugisha, sinzi ukuntu nabisobanura, ariko ugiye guhura n'amahirwe n'uduhirwe two mu buryo bwinshi. Ugiye guhura n'amahirwe, ushobora kujya mu buhinzi ugahuramo n'amahirwe, mu bucuruzi ugahuramo n'amahirwe. Uvuga ngo muri icyo gihe biba bisobanuye ko utuntu twose Imana ihiriye imirimo y'amaboko yawe, utuntu twose werekejeho amaboko, akenshi tuzajya dutanga umusaruro. Nurota rero ukarota inzuki zinjira iwawe, ariko zitakwataka, zitakurya, noneho ukarota zingiye iwawe nta muntu ziriye, biba bivuze yuko hari umugisha wisukiranya ugiye kuza iwawe. Cyangwa se ukarota wenda n'urugero uri umucuruzi, urose zinjira muri bizinesi yawe aho ukorera, ariko ukabona ntizikuriye, ukabona ntizigufasheho. Icyo gihe biba bivuze yuko hari umugisha wo mu buryo butandukanye, hari abakiriya ugiye kubona, hari uburyo ki inzuki ziba zigiye zinjiye iwawe, hari umugisha uba ugiye kubona. Ariko nanone bitandukanye no mu gihe ubonye zaje ariko ukabona zije ari nk'igitero, icyo gihe bivuze yuko hari umwuka w'abarozi wohererejwe wo kwangiza ibyawe, cyangwa se wo kurya umugisha wawe. Nurota rero wica inzuki, ushobora kurota ukarota nyine uri ngo guhonyagura inzuki, uri kuzica, uri kugira gute, biba bivuze ko ugiye kwiyangiriza amahirwe yawe. Uvuga ngo hari amahirwe yawe ugiye kwiyangiriza wowe ubwawe kandi ubigizemo uruhare. Urugero rwa hafi, umuntu ashobora kuguhamagara ati ejo mu gitondo saa moya uzangereho kubera ko ngufitiye akazi, ukiryamira, hanyuma ukagenda nga saa 3 ugasanga ka kazi barangije kugatanga. Aha biba bisobanuye yuko hari amahirwe yawe, hari umugisha wawe, hari amahirwe yawe, hari umugisha wawe, wewe ubwawe ugiye kwiyangiriza ku giti cyawe, ari wo bigizemo uruhare. Icyo gihe uba warose wica inzuki urimo kuzihonyagura. Nuko ushobora kurota nanone ukarota wenda n'urugero inzuki zigenda zikugwaho gake gake, biba bivuze ko ntuvuge urose inzuki zikuguyeho, uruyuki rukuguyeho, urundi rukuguyeho, gutyo zigenda zikugwaho, ukabona ziri kukugwaho ariko ntizikurye. Ni ukuvuga ngo biba bivuze ko ari umugisha igiye kugenda ikuzaho gake gake. Ni ukuvuga ngo hari umugisha cyangwa se hari amahirwe agiye kugenda kuzaho gake gake. Ntabwo ari ibintu bizazira, ariko ni ibintu bigiye bikuzaho gake gake. Niba uri mu buzima bubi, ugiye gutangira gutera imbere buhoro buhoro. Ushobora kurota nanone wenda n'urugero ukarota inzuki zapfuye, ariko atari we wazishe kandi utabigizemo uruhare, nyine uwo gusa ukaza usanga nk'inzuki zapfuye. Icyo gihe rero biba bivuze yuko haba hari ikintu cy'ingenzi ugiye gutakaza mu buryo bw'amaherere. Ni ukuvuga ngo haba hari nk'amahirwe cyangwa nk'ikintu runaka cyawe cy'ingenzi kigiye kuva mu biganza byawe, cyangwa se ugiye gutakaza, ugiye gupfusha, ugiye kubura
mu buryo bw'amaherere. So ushobora kurota rero, kuko inzozi z'inzuki ni nyinshi, wenda ndagerageza kuvugamo nkeya. Ushobora kurota uri kumva inzuki ziri kuduhira mu matwi yawe. Ushobora kurota nyine ukarota izine zaje ziduhira, zivuze nyine ziri kuduhira mu matwi yawe. Muri iyo minsi nubirota biba bisobanuye yuko ukwiye kwitonda, kuko uba ugiye kumva amagambo y'uruhurirane. Muri ayo magambo y'uruhurirane uba uzumvamo amagambo y'ukuri, amagambo y'ibinyoma, amagambo avuga ibyiza, amagambo avuga ibibi. Muri icyo gihe biba bivuze ko ukwiye gukora attention cyane, ukirinda guhubuka mu byo ubwirwa byose. So kuvuga ngo hari n'abantu wenda baba bakuzengurutse, baba bakuzanira amagambo swate yo guteranya, swate yo kubeshya, swate ameze ukundi kuntu. Ibyo nyine umuntu bashobora umuntu akaza runaka yakuvuze byagenze gutya na gutya na gutya na gutya na. So ni ukuvuga ngo haba hari amagambo runaka ugiye kumva, kandi ayo magambo akaba azakora, akaba ashobora gutusha ku mutima wawe, cyangwa se akaba urusaku rwinshi mu matwi yawe. Ayo magambo biba bisaba ngo uzakora attention cyane, umenye ibyo ukwiye kumva n'ibyo ugomba kurejeta, kujugunya. Yes. Hanyuma ushobora kurota rero urimo guhakura ubuki, par exemple. Birashoboka. Ushobora kurota ukarota urimo guhakura ubuki. Icyo gihe biba bivuze ko ugiye kwinjira mu bihe byo gusarura umugisha wawe. Niba urose ukarota urimo guhakura ubuki, biba bisobanuye ko ugiye kwinjira mu bihe by'umugisha wawe. Uba ugiye gusarura, ugiye kwinjira mu bihe byo gusarura amahirwe yawe, umugisha wawe. Par exemple, niba wenda warahinze, ndavuga ku bahinzi, ubwo biba bivuze yuko imyaka yawe ntabwo izarumba, uzeza. Niba warashoye muri business, biba bivuze yuko muri ya business ugiye gusaruramo nta bihombo bihari. Niba ari umushinga runaka, niba ari company, niba ari ibintu byose wakoze washoyemo, biba bivuze yuko bigiye kukungukira. Hanyuma ushobora kurota nanone rero urimo kurya ubuki. Niba ngo niba urose ukarota urimo kurya ubuki, biba bivuze yuko Imana igiye kukwinjiza mu buzima bwiza buryohereye, bw'amahoro n'umunezero. Imana nurota ukarota urimo kurya ubuki, uzamenye ko ari igihe cyawe. Imana igiye kukwinjiza mu buzima buryohereye, ugiye kwinjira mu buzima buryohereye bw'umunezero ndetse n'amahoro asendereye. Ushobora kurota rero urimo kurigata ubuki. Ibyo bifite icyo bivuga. Kurota uburya nyine ari bwinshi, uburya no kurota wenda ari gake ariko uri kukarigata. So biba bivuze, biba bifite icyo bisobanuye. Kurota urigata ubuki biba bivuze yuko hari igihe ugiye kwinjiramo. Ni ukuvuga ngo hari igihe runaka ugiye kwinjiramo cy'ubuzima bwiza, nyine aho wumva uryohewe n'ubuzima, par exemple. Ariko nanone biba bivuze yuko ubwo buzima bwiza ntabwo ari ubuzima bwiza buzamara igihe. Ni ukuvuga ngo ibyo bihe byiza urimo aba ari igihe cy'ugiye kwinjira mu bihe byiza, swate byo kuryoherwa wenda n'ubuzima. Ariko ntabwo biba bisobanuye yuko ntabwo, ni ukuvuga ngo ibyo bihe ntabwo biba bizamara igihe kinini. Uba ugiye kwishima muri make, cyangwa se ugiye guhura n'umunezero w'igihe gito, ugiye kwishima by'igihe gito. So rero ushobora kurota uba ufite, mu rugero ngo mu ntoki, undi muntu akaza wenda akaburigata. Biba bivuze yuko hari abantu bashaka guprofita, cyangwa se baprofita umunezero wawe, ahubwo bakagusiga ubabaye. Ni urugero rwa hafi. Ushobora kurota swate wenda ufite nk'umugore, cyangwa se wenda ufite umugabo, ukarota wowe ufite ubuki mu ntoki, ariko ukabona nk'undi muntu araje araburigase. Biba bivuze ko umugabo wawe
Satani ashaka ngo kumukwambura, ariko atari ukumukwambura ngo apfe, ahubwo umunezero yakaguhaye agiye kuwuhereza undi muntu utari wowe. So rero biba bivuze yuko ubuki bwawe cyangwa se umugisha wawe hari abandi bantu barimo kuwuprofita, base barimo kuwuprofita. Yes, icyo kintu ukimenye ko ari uko bigenda ibimeze. Kandi urumva icyo gihe nyine aba ari wa muntu ugiye kuwuprofita umugisha wawe, wakazagusiga ubabaye. Kandi wenda dusoreza aha kuri iki kintu kimwe, nubona umuntu nubona umuntu, ubwo turacyakomeje gusobanura ubuki ndetse n'inzuki. Ushobora kubona nanone mu nzozi, ukabona umuntu aje kurira ubuki, araje none ntabwo aburigase, araburiye, wenda ateruye igikombe bwari burimo, araje afashe nk'ikiko atangiye kuburya. Ni ukuvuga ngo niba umuntu umubonye ukabona araje kuririye ubuki, ujye umenya ko ukwiye gusenga cyane, kuko haba hari abantu bari kukurira umugisha. Uvuga ngo haba hari abantu bari kuza bakarya ibyo wakariye, bakarya. Uzi ko hari abantu baprofita umugisha y'abandi. Ese Yakobo yahawe umugisha kuko yari uwe? Ese Yakobo yahawe ubutware kuko bwari ubwe? Ariko kurangara gato kwa Esawu byatumye Yakobo aprofita umugisha w'abandi, byatumye Yakobo aprofita ubutware bw'abandi. Menya ko rero hari abantu baza bakakurira umugisha, bashobora kuza bakakurira umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana iguhe umugisha rero warudukurikiranye, ubuntu bw'Imana bukomeze bubabeho. Ndabashimiye mwebwe mwese mwakoze subscribe. Imana ibahe umugisha. Namwe mutarabikora ndabizi neza ko mugiye kubikora, namwe muhabwe umugisha n'Imana. Ikiganiro uzakigeze ku nshuti, kuri bene data. Niba hari izindi nzozi warose, niba hari inzozi runaka wumva zishobora kuba zaragutkuye umutima, turi hano kugira ngo tugusenge. Kandi ikindi, ushobora kuba urota inzozi ziteye ubwoba zidahinduka, izo twagufasha ugasenga, tugasengana kugira ngo Imana ikubohore, igukureho iyo migozi ndetse n'iyo minyururu. Muhabwe umugisha n'Imana, ubuntu n'amahoro bikomeze bibaganze. Shalom.